muntu nagirira ishyari njyewe Eric. I have my own life I'm living and I'm grateful and I'm happy. Umuntu wese nzi neza arabizi yuko nifuza kubona iterambere ry'umuntu wari we wese and everyone around me cause nago ndi umuntu ukunda kwicara aho ngaho ndi kumwe n'umuntu udafite ikintu yigejejeho cyangwa udafite ikintu amaze ku buryo bucana n'umuntu ukumva yuko nta point y'ubuzima n'imwe afite. I'm a person who supports each and everyone. Whoever knows that. Zinda. Godfather ashobora kuzana Muyango hano kuko bino zino drama zahoraho. Namuzane ariko namuzane Zinda kuko ibintu byo guprenga victim card turabihaza. Naga ari byiza bro nazano yivuga. By the way reka nabivuga no publicly. Hano ari 700 y'abantu bari kuri live. Ngewe ndi kuri ribu narabyumvishe kandi ejo bundi namurangira yarabivuze. Abantu bakoresha abandi kugira bajye gusabye bagenzi babo kandi Muyango nawe arimo. So ndiwa uko nareka ibyo bintu nanga ari by'imfura nanga ari by'imfura nanga ari yakoreshaga jihad nanga amukoreshaga se ngewe njya kuba gutanga witness kuri rib kuri jihad ibyo bintu byo nabyumvishe kandi si byavuzwe n'umuntu umwe kandi byakozwe n'abakozi bo muri rib. So ahubwo ndiwe namenya kubana n'abandi neza. Gukoresha ba Brian na ba Jari kuza gutukana hano publicly nanga ari byiza. Iyo si mico y'imfura bireke nanga ari byiza rwose. Ubwo rero byo gufata muri ngo bidahita gufata side imwe nanga ari byiza pe. It's not good. Nindo nafasha side sema oya ntago ari weba kubonye umwanya wo guhamagara umugabo se wahamagaye na Muyango akaza hano nasomye. Godfather njyewe jihad napunti nawe kurya ajya kunyanja makuriya akanuka ku mwana wanje akanuka ku babyeyi akanuka ku bintu byose napfuye iki nawe ndashaka ngo usubize icyo kibazo bagutuka ajya kunuka iyo saga ya Muyango ikimara kuba yanje na Muyango jihad yahise atangira kunuka anuka ku bana anuka ku mwana nabyaye anuka ku mama anuka ku bantu bose like what ubwo gifata gucatwa kuba kutabizi se byarabaye ndetse ntago bizi uretse gato sheri no kuri YouTube biriho mugende mu bishake mu birebe kwicyaha ari gato ibyo Muyango yagututse bishije Muyango gute Muyango yabyaye jihad ari mwiranga muntu ye none se jihad n'uyu kurya uza kumuvuga twumvikane uri kubyumva njyewe ndakubwiye ati ibyo bintu by'abantu mishura abandi ngo batukane jihad yanukiye iki ko yanukiye iyo saga ikimara kuba akanuka kandi avuganira Muyango uri kubyumva byari biturutse kuki reka mpamagare Muyango Zinda mureke muhamagare se mwumva umwanya ataritaba waceceka harya iyo ari calling ibiriho cyangwa iyo ari ringing nibyo biriho ringing nibwo bigiyeho ubu calling ntabwo iriho wapi hamagaza amayinite igivuga atari hano ariho nyine ntabwo ariho none ko bari kumwe ngo kuri screenshot turebe ari kumwe ngo calling nta ringing iriho Bigari hano muri zino comment hano ari hano ntabwo muzamu hari uri kureba mu munyereke niba hari ntawe none naho hari cyangwa yaramborotse ndapfuye turashize ikintu ukamwandikira message neza ndabagirire baraza so icyo ndi kubwira Eric n'ikigiki urimo kunyumva umva we keza ndakubujije keza ntabwo njyewe Godfather njya nkurura umuntu ngo mushyire ikiziko reka nkubwire Eric Muyango ibintu byo gufata side by'ibireka gufata side Eric bizaguteranya n'abantu bro binteranya mabere y'abanyina uwo bizantanya bazagenda yende nyina njye si bakubwiye ko rero wowe ukunda byacitse ugasiga uteranyije abantu ntabwo nkeneye umuntu aruza kumbwira ngo kundiranya n'abantu bizanteranya nabo njyewe ndeka nkubwira ikintu kimwe ndakwaza ikintu kimwe Eric se muhungu ntabwo irara iva hano birabitinganye ntabwo byagiye kuntuka ntabwo abonye ibyo Muyango ntuza iki cyaburane cyankoreye ntabwo agiye akanyataka nkuru ibiganiro kabiri uretse gato wanyuka ibiganiro bakuze ari kunyataka nubwo atavuze izina ryanjye utsindiye ikigoryi ndetse icyo ukora byibagiwe ibyo ngibyo birahari njye sinjya afata side tukimara gukora cya kiganiro ntabwo baburane bagira bakantuka akanyataka Brian ntabwo agiye kunyataka ntabwo njye njya afata side Brian yaranyatatse nabi ndaceceka ndakwibikiye Brian bubizi waragiye uranyataka nagutumye abantu ndakubwira ntu it's okay wait for me so tubigiye rero ibyo ngibyo ntabwo njya afata side ntabwo rero ariko uzi ibintu nabonye man reka nkubwire ibintu ngiye nabonye ahubwo ni uretse gato reka ndangize kubivugiramo
ariko se uretse nyumva wawanze ukanyumva ko biragena n'ibi ngibi byose uri kunyumva ngabo myutinde urazi ko uyu zina sore ko yangiye kubivuga musore ngiye kubivuga musore sibyo urazi ko neza Muyango yatukaga Sheri na Doro kera ubwo nabibonye cyo muri telefone yabo ibintu bandikiranye uyu Zinda ari umwandikira icyongereza ari yarakoresha atuka Sheri na Doro urazi ko nguyu yandikiraga uyu nguyu ari wandikiraga Muyango ubutumwa bwa nayo ma message bayafite pe ayo ma message ndetse ko uyu nguyu ari we wandikiraga umugabo we Kimenyi oya akari ubyohereza so bana abantu bari kutiteza abantu bakicara bakarangiza ibintu byabo hano none uretse se wumva ubusa si mwavuze ngo apfa ubusa n'abantu bose none se Sheri na Doro n'abande bose bo bapfa oya komaninga siri ntabwo ibwo se urukumva okay abantu muri hano hazi ibintu se mungu avuze mu bitekerezo nta kintu ndi gufatamo none se bihuriye wari gufata mosiki nta kintu mbonye uzahano hagaze wari gufata mosiki uzahano hagaze reka ngusoba nakubwiye Eric niba ufata ko mfata side yewe ufite ikibazo gikomeye nakubwiye ngo ubushize ngo Zinda you are my god nta kibazo ngira nawe Sheri just good fata sinjya fata side kumira ngo Muyango ngere mushiremo ikiziriko mukurire muzamure hano ariko twumvikana ikintu kimwe oya nabwire Godfather byo nagaronga ko Muyangaza hano sibyo niba naza kuza akivugira byamfashe Zinda nyumva hano gato nyumva hano Zinda ngewe ndi umuntu urabizi ko nanga karengane Eric wowe urabizi washyano kubera ariko iyo ukoresha amaraga mutima urabizi Eric urabizi ukoresha amaraga mutima amaraga mutima ariko nakoresheje nayaye urigeze wumva mvugira Zinda uretse gato amaraga mutima ndi ukoresha nayaye uretse gato yakubwire ngusobanurire ubushize hano posting hano nigeze mfata side ndakubaza nigeze mfata side ubu ngo mfashe side nyuma ya hari ya kira kiganiro nakoze urimo kunyumva Eric nabonye baravuga nabonye izi message zose abantu bose bari kwandika hano ngo se ukuri ubona waceceka kuri anyway ukuri ko kuzajya hanze wakwiceceke waretse kwishira imbere nk'ibere ry'inkumi ngiye mfata Muyango ndamuzi ngiye wona nahora nawe jewe siko umva ndakubaza Zinda fungura mic yawe ndakumva ngeraho tuzanye for how long tuzanye igihe kingana iki Muyango simenye ejo urakoze cyane so se mungu wowe urazo ndafata side yiki simfata side ariko ntabwo ndebuze kubera Zinda nguyu Zinda shize my friend long time kuva muri covid nguyu ari hano turi kumwe icyo nkubwira ni ikingiki unyibereza cyane Zinda kuva ku munota wa mbere uranzi turi kumwe kuva kwamenya nanga akarengane turi kumwe so ntabwo nari gucisha amaso muri izi message nk'izi ngizi zirimo discrimination aba bantu bari kuba mutinga ntabwo ibingi bari kugenda gushera mvuye ngo crazy usheho turatuntu turi kuramya bira bintu zira emoji zifite ikintu gisobanuye message uyikomfa uyizane replying ntabwo ari byo iyi message uretse gato iyi message irimo hate speech iyi message irimo discrimination iyi message irimo kwibasira iyi message irimo kwataka ababyeyi b'umuntu ntabwo agomba kugira birebe mvuge ngo ngoromva ngo ntabwo ari byo ese Godfather message comment imbiziza kuri platform zawe kutajya ugenda ngo zisibe ndasi bro Zinda kuki utazisiba Zinda kuki utazisiba ngira twumvikane tugendane gake kuki utazisiba wowe kugenda ngo ko ba commentinga kuki utazisiba kuki utareba ngo barimo barahara bikuno muntu kagateka nsibira reka ngusubize niyo mpamvu uzarebe cyangwa bazabantu barimo hano hasi kuva wagera hano kureba mu 1800 uje ukora ama live cyangwa uje no ku ma live Eric mbwira wari wajya kuri platform ndeba message ze gutambuka hano hari igitutsi kigeze ubonamo barabizi ego ko mana yanjye biruzuranye ntabwo bari kuvuga ngangira diminere uzikunsetsa Godfather gira moderator nkwereke barimo baranuka cyane gira moderator uretse gato uretse ko ibyo nta kintu bintu uretse gato Zinda aba moderator ngaba abantu bari hano n'abantu tubanye hano kuri platform baranzi message zose zirimo hate speech zirimo kwibasira zirimo kwata ku muntu niyo mpamvu habara moderator ubwo barangaye moderator mu boroka abo bashenzi nta muntu wemera ko Godfather barimo baranuka pe that's the point barimo baranuka ibyo byereka no kubivugaho Zinda nyumva kuva naba urabizi nabandi ngaba bakabantu bari hano n'abantu ngaba banjuga bari hano bro nta muntu ufite umuntu kuri pano keretse nko ngubu byashutse wenda message zikaza ari nk'umuyaga ziri kwiruka nkagutya zigacika aba moderator ariko nujya guscrollinga urajya usanga bagiye bazimute kandi izindi bazibroka unyumve icyo tuvuga ni ikintu kizinda siko bimeze
Muyango ni inshuti yawe mumaranye igihe kirekire muziranye siko bimeze ntabwo ibi ngibi nge ntabwo gifada Muyango nziranye nawe ariko ntabwo izi message arizo kurenza amaso ntabwo naziye ngo njye kuzishyira comment ibi bintu ntabwo ari byo uri umuntu wanjye ntabwo nakubwiye izi message nibwo kizibona izi message nibwo kizibona izi message ntabwo azibonaga turi kiragiye naje kuri live turi kuvuga biriya bintu biraba ntabwo izo message nibwo zibonye izi message nibwo zibonye kubizira ko zino message nkareka kubivuga nguyu Eric ejo bundi ngimubwira n'abatene Eric ejo uza kuri live nakubwiye guki nabonye message natungurwa nguyu Eric ari hano arambwira ati ntabwo uzibera kuri Snapchat abantu batangira kwandika ntabwo uzibera kuri Snapchat so ikintu tuvuga ni kingiki rero zindi turi kumwe uyu mugabo amaze kwivuga birashaje pe so icyo mvuga ni kingiki ariko vuga ndakumva kandi Eric no uretse gato ikiriho ni kingiki Eric unyumve nawe zinda birashoboka ko ibi bintu bisembuye no kuvuga ngo hari abantu batukana ndebye izi message numva umusatsi umvuyeho here's the thing ntabwo ngiye ndi kuzura kabuze ariko ndatekereza ko abantu kuganira no kurangiza ibintu mu mahoro biri better than kubagana muri ubu buryo akazamo n'imiryango uraba ko nina turi kubyumvikana Eric ngaho ibaze kankubaze kuri inshuti ya Muyango Eric ukaba uri inshuti ya Zinda ko kutaje hagati yabo bikarangira mu mahoro kandi bahise baza nabo munyangire nanjye baranyanze Brian na Muyango baranyanze baranyanze ndakubaza uretse gato uzi munyangire bagira wowe ariko si wakwicecekeye ko nibera hano kitari ku Kigali bizi tese ko nta muntu uzahindura umutima wanjye man ufite golden heart ntabwo Muyango yirukanye amaze kwirukana umukozi we kubera yuko amvugisha yuko aza kundeba ahantu twakore yirukanye n'abakozi ibyo nabyo tuvuga abakozi bose yirukanye kubera ko bamvugisha ubundi cyo kuvuga n'abakozi none se Guillaume warura aha ngaha ntabwo bahamagaye Salma ngo ajye muri touchdown hanyuma wowe urashaka ko nabyo byose tubivuge byose turemerana ko nyiri boss wanyu ahakanye ko Muyango yakwirukanishije ko wowe wasezeye kubera ikinyuma ariko nabyivugiye mbere yuko urwaye mu mutwe ako se Godfather uri kunyumva cyangwa ndikukumva navuze ati njyewe narasezeye kubera ko nanze agasuzuguro ntabwo ibyo nabyivugiye mbere yuko abivuga sinabyivugiye niba warasezeye navuga mwatanga n'ikintu nashingiyeho mvuga yuko Muyango ashobora kuba yabigizemo uruhare ntabwo iyo screenshot wayibahaye ntabwo wayibonye. What are you talking about? What are you insinuating? Singo numvi. Bonye uzubwenge. Period. Uretse gato. Yo zinazo ubwenge man feel. Ahubwo siro hano. Imana nuwanga kurukwavu ryo hajya avuga ko ruzi kwiruka. This girl is so smart. Thank you. Uretse gato. Weka abantu kabanareka gucinya inkoreka kuri gatamunyo y'umuntu no sense none se kabana se turi inshuti kabana turazanye cyangwa yicaye marumba ngiye Godfather wanseke ndakubaza cecekaho ngewe ntabwo ngiye nkomba Godfather uri kuzajya agaragara bro uramaze ni kujya agaragara ndabikira n'ingera n'ibiriho kabana mfite mic ndakumanura mu myutinye mic zereka manze nsoma iyi message Zinda iyi message kuva ngo ntabwo ko yakwirukanishije ibintu biki byanditsa usubiza uyu muntu byanditseho ngaho nakohereza screenshot nashingiyeho mvuga ibyo bintu banyumva neza twumvikane tugendane neza iyo message yifashe ukayihuza niba uhuza ibintu ukayihuza n'ibyo bintu byari byambayeho byo kuvuga ngo byo kunkura kuri flyer batambwiye batangishije inama bamuyanga akaba aribo bajyaho kandi wabyumvishe ko boss yabyivugiye yuko iyo sanditwe turimo turayipanga bamuyango bahita bava muri hariya muri Copenhagen nabo bakoranaga boss niwe yatangiye kuvuga ngo bamuyango ngo nibo bansabye naga ari byo icyo ni ikinyoma nago munyomoje uri kubyumva naga isa bihindura uri kubyumva nago byumvishe and then iyo message nayiposting nze kuko ko nari inshingiye kuri screenshot nagaragaje na posting nakoreje muri John ndi umucamanza uzagenda ubwire so na nyoko baze mbacira urubanza dore bakunyuba kubyaye ku mugabo utari man nyoko uzagende ubwire amaji yagiye uko uri igipastadi uruhande rwawe uri ikinyendaro kandi ugomba kumenya ko manze ngucira urubanza wakimwirawe Godfather reka kunsetsa yewe ntabwo mujye mwandika ubugorya handi turi kumwe mukaze kwandika munterese se mwabutunamwe
kimonyo gusa. Reka dukomeze Zinda icyo mvuga ni iki giki. Bari barazana baravuga ngo ngiye ngo mugirira ishyari ntago ngiye umuntu umuntu se ugirira ishyari ura mu recommendinga mu kazi ubwo yanza ko afite ishyari mu yango njye ariko mu recommendinga mu kazi ndakubaza ibi bintu nge ntemera na gato ntanemera nawe Eric urimo kunyumva ntemera ibiki se tenderanya nanjye uretse gato ntabwo umuntu ari igitambambuga hari ukuntu mujya muzana teskize Eric agiye kubizana kubikoresha nk'ikarita ngo muyango yatumye ntuza ngo yatumye jihad ngo kujya ngo gutuka ngo Zinda ibaze ko ne kuri ribo babizi rero just a fuck up baramaze shada fuck up nawe gahambe kandi ntuntu Eric umva wandaya urumva utaza kunsembura bro utaza kunsembura gasopo bisi babanza gufatwa ntabwo ujurure gasopa nawe cyangwa manuri rukonyo mutapige screen yagendeshe kumwe igihari se jewe umva nkubwire rero nani Zinda urukumva ndabizi ko kandakarira kandi nundakarira nakazi kawe urumva wese urabundakariza iki wowe urabundakariza iki ndarakaza abantu ndakaza yewe za warabyemeye dufite umwana wa kabiri nonsense so icyo mvuga ni no tubireke sorry gishwi ukunyumva no ndetse singuye ngizigena mu gihe so icyo ndi kuvuga ni iki Zinda ariko barandakariye ngo ufite umuntu aramubaza so icyo ndi kuvuga ni iki giki turi kumwe yewe ntitaye ntabwo nyengerera ku marangamutima ngiye nta muntu ushobora kuza ngo ajye kugira nka kuriya turangiza kiriya kiganiro Brian yaragiye araranyataka ntabwo nabyibagiwe ntutekereze ko nabyibagiwe ngo difata sinjya nibagirwa kandi ntabwo njya mbabarira ninanirwa kukubaga nzakuvuma usare abantu bankunda nanjye ndabakunda mwese abantu muri komenti murango nanjye ndabakunda twumvikane ikintu ndi kuvuga ni iki ngiki nani Zinda izi message zirenga 80 nabonye n'amaso yanjye habaye mu kwibasira mu yango birenze ubyemere ntubyemere habaye nuko nawe yanyibaza erega yari afite uburakari nanjye nari mbabaye ntago nari mbabaye se ariko wazi kugukura ku mugati bro twumvikane kabano cyo aho ushaka kugira so twumvikane ikintu kimwe rero siko bimeze kankubaze Zinda izi message